Yiyungala iyo bacaracara yo gacana injishi akenyezi ibisabo arira urakira sibyo urakira Imana iragukiza sibyo musengere Imana ishobora byose Mana y'inyamahoro Mana wowe utuzi kurenza uko twizi wowe uzi ibyo dukenera kurenza ibyo tuzi twebwe ubwacu ndakwinginze ngo undebere umwana umukize Mana abasha kubana natwe muri aka kanya iki nicyo gihe tugukeneyemo Mana unyereze umwana arira uri kubabara hehe uri kubabara cyane ngaho ugera mu gikoni sibyo urakira ngaho kayihangayike n'intango y'umwana yo gacaracara yo gacana injishi akenyegete sabo wirira wihogora wihoreze mw'intango y'umwana oh my god kumana ariko kuzabinkuramo kugeza Simana ntabwo ubona ko tugukeneye ntabwo ubona ko tumaze kunanira Mana umwana wanjye agize icyaha sinakwibabarira Mana ndakwinginze mbabarira untamarira umwana urabizi ko ari wowe wenyine dusigaranye nta wundi murengezi dufite ibi byose ni wowe ugomba kubikemura Mana ndakwinginze ngo nkirize umwana I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope
'cause I'm still here, and I still believe. Baby, ugomba gutuza no kuri. No, don't baby me. Because you are no longer the David I used to know. Why? Because you don't love me anymore. Babe. Okay. Mbere watahilaga ku gihe. Mbere ntabwo nigeraga nguhamagara ngo nkubure kuri telefone. Mbere ntabwo wagarukaga muri uru rugo utanzaniyaga chocolate, like some flowers, like you used to show me real love. Baby, akazi kabaye kenshi n'ukuri pe, kabaye kenshi pe, kandi kutakwitaba ntago ari ikindi kibazo. Sweetheart, I'm not a child. Ibyo ukora ndabibona. Ibyo usigaye ukora byose ndabibona. Ntabwo ndi uruhinja. Ahubwo ikintu mba nibaza, ese basi niba warampaze ukaba wumva utakishaka, ukaba wumva ufite undi gushimisha kuruta uko nkushimisha, aho kugira ngo ukomeze umbabaze, basi waretse tukabiva mukambwiza ukuri. Okay, I don't want to lose you, but Rukundo, aho kugira ngo nkomeze mbabara gutya twabireka. Baby, ntabwo ari ngombwa gutekereza gutyo. Sibyo? Si ngombwa gutekereza ibyo ngibyo rwose. Ibyo ukora birashaka kuntekereza gutyo. Tuza hano. Niba ikosa ryabayeho nkaba natinze gutaha, ngiye kubihindura baza. Ntabwo ari rimwe, ntabwo ari kabiri, ntabwo ari ubwa gatatu, ntabwo ari ubwa gatanu. Niko usigaye umeze. Niba witwaza ngo nakazi kabaye kenshi, dufite amafaranga ahagije, dufite amabizinesi ahagije, dufite ivuriro ritwinjiriza, basa ku kazi uzakareke uze ujye wirirwa wicara, aho kugira ngo ukomeze umbabaze gutya. Witekereza gutyo. Tuzi ibintu birahari kandi birashoboka. Sibyo? Nimba mistake yabaye gukosoka birashoboka. Sibyo? Nuko wari umbwira buri munsi, igihe cyose watashye utinze, igihe cyose wambabaje, nuko that's the same song you always sing to me whenever you are wrong. How long am I going to continue crying every single night? Ntabwo ari cyo mba nifuza. Nubwo naje mu buzima bwawe ngo ujye uhorurira. Ni ukuri pe. Sibyo? Baba runyumve kandi unyizere. Sibyo? No, I can't take this anymore because enough is enough. Hey, what do you want from me? I'm sorry. What else do you want from me? Money? You have money. Baby, byose ndabifite pe. Love? You have my heart. Ndabizi cyane rwose. Okay, hari uburyo nawe se basi ntagushimisha mu buriri. Come on. Basi akaba ari cyo ujya gushaka hanze. Basi, you know, sometimes umugabo n'umugore baricara bakaganira, tukaba Baby, twaganira ukambwira uti okay, ibi ntabwo bikora nkuko mbishaka, wakagombye gukora gutya na calm down. Sibyo? Tuza witekereza ibintu byinshi. I'm hurting, baby. Nagusabye imbabazi Rukundo. No. Sawa? Nagusabye imbabazi. Ugagakira. Yameze neza nta kibazo. Meze neza. Wowe ahubwo. Nanjye meze neza. Nari mvuye ku kazi. Nasoje hakiri kare ndavuga ni why not, reka nzenguce gusuhuza ndebe no mu rugo. Yeah, now I'm here. Okay. Urakoze cyane n'ukuri. Ni byiza biramfashije binyeretse nyine ko hari ibishoboka ntakekaga. Kandi ntekereza ko ari n'ingenzi ko wabonye. Yeah. Meze tese. Uko nyine mbona ni ngombwa. Ko mbona nijoro mbona utifubitse nta mbe ufite. Aya, narabimenyereye. Yeah. Okay. Sambwira nyine amakuru yawe ko mbona ndabona utuje. Si bisanzwe se ni bisanzwe. Ahubwo wenda nuko kuri wowe bikiri bishyashya akuzagenda ubimenyera ino. Okay.
Yeah, so mu buzima bwa hano se bumeze gute? hano se biragenda urebye ubuzima bwo ntabwo wavuga ngo bumeze gutya kuko ejo n'ejo bundi birahinduka nawe urabyumva. hama birambabaje kuba udasanze mugenzi wanjye hano ngo nawe ube wamubona tubana. ufite undi muntu mubana? ariko ntacyo nzagaruka. I will find the time nzagaruka ndebe ko nawe tumenyana. Ni umwana mwiza nkawe se? Ewe ararenze ahubwo. Yego aya. Nta muntu wakurusha ubwana bwiza. Umwana mwiza cyane. Okay. Uzamubona se nawe uzamwibonera. Wari ubizi se? Kuva ubimbwiye ubwo ndabimenye. Imbere n'inyuma ahubwo hari ikintu ashaka kubwira. Ubona umwanya ryari? Ntabwo ari munini cyane ariko nagerageza cyangwa se ndagerageza muri make cyane ko n'uwawe ntawe ubura wenda. Okay. Ikintu ngiye kubwira ndumva mbonye mu rugo icyo numva cyakurikira twazashaka akanya tugasohoka tukaganira ibyenzo. Birakwiye. Ariko ntuzaze witonze nka bito sibyo? Nagaruka kwifunga. Okay. I think now I can go. Mbanakiwe. Gusa ndakwerekeza no? Cyangwa gwerekeza utaha? Okay, icyo ushaka. Okay, gatugende nawe. Hey, how long uzakomeza usaba imbabazi? Sorry bimaze kuba indirimbo ishaje yavuye kugenda ntagishaka no kumva mu matwi yanjye. Okay, calm down. Mama hirwe yanyu nkubwire ngo si bizasubira baza. Kibuze byuranyoba. Uranyumva byo? Okay, do you ever put yourself in my shoe? Why not? I don't think you understand. I understand. Then stop hurting me. Stop Okay. cheating on me. Wait. Rekera kujya muri ziriya ndaya kuko ntacyo zindusha. Nta ndaya njya mu rukundo. Uri he? Usigaye se ukina casino? Tuvuge ngo uba wagiye muri casino. Uzi utasinze wenda ubaye uje wasinze navuga okay yagomwe ajyana n'abashuti be mu bubari baranywa barenjoyinga barasinda. That's fine, I can understand that. Ariko uza uri sober, sometimes uhumura perfumes ntaza ahantu bazikuye. Come on. Ibyo bintu bivaho. Sometimes impamagara kuri office bakambwira ko watashye kare. Ako reba nk'amasa mbere yuko mpamagara inshuro naguhamagaye nka miliyoni. Nahamagaye kuri office. Bebe. Bambwira ko watashye kare. Kuri office kare nkagira hano ntinze. Ntago zijamire hano i Kigali ko. Iyo ntayuzi. Jami tumumara amasaha 5 mu muhanda utarataha. Of course sinzi icyo nari. Okay, fine. I'm calm, okay? Wow. Okay. Tuganire. Mbwira, who is she? Inde. The chick, the side chick. Hey. No. Again. Nta kibazo numubwiza ukuri ndakubabarira sibyo. Hani uwo muntu nawe nifuza nta no hari. Sobanukiro. Sibyo? Nyumva ntawe uwo muntu ntawe pe. Pepe natanze buri kimwe cyose kubera umuryango wanjye uranca bavuga ngo namahano nkoze kubera wowe. Abantu baramvuga isi yose iranyota ngo nzanye umugabo ndusha amafaranga, nzanye umugabo aje kunijya amafaranga ntaga nkunda arankoresha gusa. Pepe narihanganye nihanganira ibigeragezo byose, nihanganira amagambo y'abantu yose, nihanganira gucibwa mu muryango.
ubu ndavuga iki kugira ngo nsobanukirwe? Ibi nibyo urimo kunyitura. Nyine ndavuga iki kugira ngo nsobanukirwe? Seriously babe. Sweetheart. Ndavuga iki kugira ngo nsobanukirwe nyine? Ntabwo ari ngombwa ko dusubira inyuma mu byabaye mu byakozwe byose. Okay. Ikintu kizatuma nemera ko ibyo umbwira ari ukuri nta wundi mukobwa hari kandi ukinkunda nk'uko bisanzwe. From today, okay, I'm not ordering you around. Ariko at least promising ko ugiye kujya utahira ku gihe isaha nk'izo watahiragaho bike. I promised you. Abaturanyi hanze ukuntu bavuga. Abaturanyi. Mvugo niwe mugore wishimye in the world. Wow. You know that? Oh. Batanira impano, bitaho, usa neza, imodoka nziza, utaha heza. Baba bagushima ahantu hose, abantu bose bifuza kuba uko babayeho. Sisi. Yes. You are my sister. Right. Ntabwo ndi bukubeshye cyangwa umwishe. Ibyo byishima abaturanyi n'abandi bantu n'iki bose bavuga. Hari igihe sometimes biba ngombwa ko wereka abantu icyo ushaka ko babona. Yego. Kuko kano kanya ndamutse nkubeshye ngo ndishimye meze neza ndaba mbeshye. Ko umugabo wanjye yarahindutse. Umugabo wanjye yarahindutse ntabwo akiri David wa wundi wari uzi. Ntabwo sinzi uburyo ndi bubigusobanuremo ariko you are my sister. I know. Umugabo wanjye ndamukunda cyane. Kandi namye mukunda no kuva na kera. Cyane ko namukunze burya baravuga ngo urukundo ni impumyi. Njye namukunze urukundo rurenze ukwemera, rurenze uko abantu bitekereza. Ariko mu by'ukuri we ntago yigeze nkunda nkuko namukundaga. Yego. Ntago na feelingaga urukundo yampaga nkuko njye narumuhaga. So nujya wumva abaturanyi abo bantu bose bavuga ngo we are the best couples. Nuko nta ugomba kumenya ikibera mu nzu y'umuntu. Okay. Ibibera hano bibera hano ariko iyo dusohotse hanze tubisiga hano tugasohoka nka couple best one. Ako si umugabo wanjye yarahindutse kuri rwa rwego ntazi buryo nabigusobanuramo. David ntagitahira ku gihe. David sinkimuhamagara ngo mfate ari ku kazi. David ntakinzanira gifts uko ari waramenyereye chocolate ubura flowers ubuke. Ibyo byose ntabwo bikibaho. So ntakubeshya mu by'ukuri. Ntabwo mbizi niba David ankunda cyangwa atankunda. Come on. Mba mbona nsa nkaho nahubutse. Nkahumwa n'urukundo namukundaga. Ariko simfata igihe cyanjye cyo kumenya niba nkunda byanyabyo cyangwa atankunda. Kuko umuhungu wabonye umukobwa yamusare yamushege yamukunze kandi abona umukobwa afite amafaranga ashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo agere muri ayo mafaranga cyane. So ntabwo nzi niba di yaraje nkurikiyeho amafaranga cyangwa se niba wenda yarankundaga ariko atazi uburyo bwo kubyerekana. Kuko David asigaye ambabaza. Ntabwo nzi ikijya mbere, ntabwo nzi icyo nacumuye, ntabwo nzi niba hari aho namubangamiye, ntabwo nzi niba hari icyo yifuza kuba yabona njye ntamuha. Gusa
nyine ikiganza cyawe. Mbabarire sinshaka gukomeretsa cyangwa kubabaza ibikubabaza. Ko mbona byinshi ucamo najya numva izina papa wa nuko atariho, nuko udashaka umuvugana, ni ukubera iki? Mari, nari ntegereje umunsi uzambaza ikibazo nk'icyo, kuko nari mbizi ko ugifite muri wowe, ariko umwanya wo kukimbaza wenda ukaba nawe ufite. Gusa nyine umubyeyi wawe, umubyeyi we nyine yarahari cyane ko nyine ntabwo nabyara ntari narabonanye nawe. Gusa njyewe mu buzima bwanjye nakunze rimwe wese, nkunda umuntu umwe, bigera igihe nyine ndakosa nk'umwana w'umuntu, turaryamana amenyo, maze kumenya ko ntwite rwose ndagenda ndabimubwira, uwo ndabyakirana neza, ntiyagira ikintu kiyambwira, ariko guhera iryo joro akigenda akivaho yansize. Mari, nimero ye yasivaho, ahandi hose nagiye namusanga hose ndamubura, sinzi niba kinari, sinzi ahari, nyine ntabwo nzi amakuru ye. Hari igihe nibaza ese mana yanjye di yahinduwe no kuba ntarabyara, ese yigeze byibura na rimwe mu buzima ankundaho, ese yaje akurikiye amafaranga yarapuritingaga, kuko ntabwo hari amabanga ntakagombye kuba amena, ariko no mu buriri yarahindutse, asigaye antera umugongo nkaba ari njye wingingira kugira ngo ankoreho, nabwo bikabanza kuba ikibazo gikomeye cyane. Shamaya, ndamutse mvuze ibyanjye na dini bwakwira bugacya. sorry ndakumva, ariko se buriya nta kuntu nyine wajya umwumva wenda niba yatinze mu kazi, kumva nyine impamvu yatinze. Ushatse kumbwira yuko umuntu w'umugabo ashobora kubyuka, umugabo wubatse ashaka kubyuka mu gitondo cya kare akajya ku kazi akageza saa 8 z'ijoro akiri mu kazi? Ntabwo ari byo ndi kukubwira nyine ngo wenda saa 8 z'ijoro yaba ari mu kazi, wajya umuha umwanya ukamwumva utari kuvuga cyane, kwa kundi nkuzi sindakuzi, kundi urakara cyane. Icyakubwira ko niba hari umugabo cyangwa ikiremwa muntu kuri iyi si ncira bugufi kandi nubashye kuva namenyanye nacyo, David namwubashye, naramukunze, naramukundwa akazije, nagerageje gukavaringa ka kantu numva gasa nk'akamisinga mu rukundama, nge nkongeraho kugira ngo ndebe ko tuzahuriza hamwe, ariko still after 9 years, ibaze nyuma y'imyaka 9 surare. Sweetheart aragukunda kandi everything shows kagukunda. So ni hehe uhera wemeza ko nkunda? Umureba mu mutima? Ubyemezwa n'iki? Ntabwo muri mu mutima, reba action. So ugiye kuba nk'aba bandi ngo action speaks louder than words. Yes, you know that. Wow. Nyine ntabwo like bakunda atari ukuntu
umugani ubu avuye nko ku kazi ugasanga uri kumubwira nabi ntumuhaye umwanya ngo anisobanure cyangwa se ushobora kuba wenda mu muhanda habayemo jamu kuva kwa mbere kugera kundi wa mbere yaba isa ahubwo abanyavoidinga adashaka guhura nanjye. No, like urabona afite amafaranga menshi, yego yanajya muri rogi nagaruke kubera ko kigukunda. Rero that's why anatahanye n'akaza kukureba. akinkunda Aragukunda, aza kundeba kuko azi akamaro umufitiye. oya nagara akamaro afite right. Ashaka gufata amafaranga ari gukora mu kazi always, kandi wamuhaye ibintu byose yayatwara akagenda. Ntayo yatwara kuko oh my goodness. Ariko iyi si iragoye. Wowe ubwawe tubana mu nzu nka murumuna wanjye, wari uzi ko turi the best couple. Okay, ntabwo nshaka yuko uzavugana na David, ariko nanjye kuvuga nti uzambabarire umbarize David ni iki yifuza mu buzima ngo nyimuhe basi. Nkanyeranye nkimara kubura uwantinda nese ntore tuwacu njya gushaka umusenya kugira ngo nzarebe umwana wanjye. Sinari bumukuremo kuko njye natwitiye umuntu nakundaga, ntamukundaga pe. ndavuga nti ngomba kureba uyu mwana akakura, kwibuza akaba ari rwo rwibutso nsigarana. Mari, niba umwana wanjye nzahora mukunda, nzakora buri kimwe cyose nshoboye ngo ntwari y'umwana wanjye. Ukomeze umbabarire umukoranye kuki nise umuryango wawe wabibuze iki cyangwa byagenze nawe simbizi neza ko bazi ko mfite n'umwana cyakoze mu minsi yashize nibwo napangaga kuzajyayo nkabereka umwana, nkanava no muri izi sitiresi z'abantu baza abanshaka ibidashoboka, abansaba ibidashoboka, nibyibuze nkajya no kwibera iwacu nkaba mbiruzi. Rwose ndajyana umwana umeze gute? ntabwo ngenda ntabwo utinyoboye nk'ibyo bintu byose ubibitse ute mu mutwe wawe wenyine? aho gusa utekereza ute baramutse bumvishe ko wigeze ubyaraho umwana akagira imyaka ageze ubu ngubu apfise akarinda anapfa bakameza. Oh, babe, can we talk? Just a minute, please. Anyway, ndabizi ko twakerewe ko uno munsi turaba dufite umunsi muremure cyane, ahubwo uyu munsi tugomba kwitwara neza. Hari igihe zitwaye neza? Oya, nk'ubushize ntabwo twitwaye neza. Okay. So uyu munsi tugomba kuhagerera ku gihe, tugakurikiza gahunda nk'uko iteye yose. Reports urazifite, ibyo uri representing urabifite. Cyane. Ndumva by the way ntabwo ari ngombwa kugusobanura byinshi kuko ibikenewe urabizi.
so ntabwo nshaka ko uno munsi hari akantu k'agatotsi kazamo kuko meeting y'uno munsi irimo ibintu byinshi, haraba hari abaterankunga batandukanye n'abandi bantu basuye ivuriro ryacu. Okay. Mbabarira twitware nka kapo imeze neza, ikundanye, yishimye. Ubundi se turanganye? No, come on, icyo nshatse kuvuga uracyumva. Okay. Nakumvise. Okay. Reka rero ngiye nkomeza uburansa. Twakeye. Nta kibazo, ugenda utegure ibikenewe byose. Nanjye ndagera meeting itaratangira. Where's my car key? I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe. I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe.